hariho igihugu cyiza cyane gituwemo n'abanezerewe ntabwo batinya bomba atomike baririmba indirimbo zishimwe ntabwo batinya bomba atomike baririmba indirimbo zishimwe ibyaho byose ni byiza cyane hari uburuhukiro bw'ukuri nta magambo ateye isoni wayo nta n'imfubyi zihakubitirwa ibyaho byose ni byiza cyane hari uburuhukiro bw'ukuri nta magambo ateye isoni wayo nta n'imfubyi zihakubitirwa icyo gihugu si nk'icyo mu isi kuko ibyaho byose bitunganye bene data icyo nifuza ni iki kuza babonayo muririmba icyo gihugu si nk'icyo mu isi kuko ibyaho byose bitunganye bene data icyo nifuza ni iki kuza babonayo muririmba mbese ni ikiguzi kitwatanga kwinjira muri uwo murwa mwiza nta kiguzi na kimwe twatanga yesu yishyuriye igorogota mbese ni ikiguzi kitwatanga kwinjira muri uwo murwa mwiza nta kiguzi na kimwe twatanga